Hello guys, ni Max nanone. Hari abantu benshi cyane batekereza ku mushinga bakora bikabayobera, ntibabashe kuwubona cyangwa se ntibabashe gutekereza neza imishinga bakora. Akaba ariyo mpamvu ngiye kukubwira imishinga igera muri ine wakora. Gusa mbere y'uko nkubwira iyi mishinga ushobora gukora ikakubyarira inyungu, ikaba yanagutunga, ngiye kukubwira ikintu wakagombye kubanza gutekerezaho cyangwa se wakagombye kubanza gukora. Buriya hari ikintu naje kubona, impamvu abakene bakomeza gukena n'abakire bagakomeza gukira, buriya abakire ni abantu bazi gushora. Abakene bagahora mu bwoba bwo guhomba. Rero nkubwije ukuri umuntu uri kunyumva, niba ushaka kunguka uba ugomba gushora. Ntugatinye buriya gushora ku bintu wizeye, cyangwa se simvuze ngo ushore buhumyi, ariko buriya ntukajye utinya gushora. Amahirwe azanwe mu buzima. Iryo jambo ni iry'ubwenge, ujye uritekereza. Bill Gates yigeze guha umuntu sheke, aramubwira ati wowe andika umubare w'amafaranga ushaka ayo ari yo yose, aba yawe. Uwo mugabo yahaye sheke yabitekerejeho, arazarira, aravuga ati se bimeze bite? Amera nk'umuntu utunguwe, atekereza ibintu byinshi, se nshyireho angahe, atekereza byinshi mbega. Bill Gates ikintu yakoze, abonye ko umugabo ari kuzarira ari gutinda, Bill Gates yahise amubwira ati mpereza iyo sheke aho ngaho nkwereke. Arayimusubiza. Bill Gates arangije aramubwira ati rero, akimara kumubwira gutyo, Bill Gates yafashe ya sheke ye ayisubiza mu mufuka. Rero umuntu uri kunyumva, washora amafaranga, washora umwanya, ugomba gufatirana amahirwe hakiri kare. Turi mu isi igoye, iyi si nta mpuhwe nk'uko bamwe bajya babivuga. Iyi si nta mpuhwe idufitiye. Kora bizinesi nababwira ya mbere ni ijyanye na sale yerekana filime. Hari abantu bari kunyumva bafite cyangwa se batuye ahantu heza. Ahantu heza mvuga ni ukuvuga ahantu washira igikorwa, ukahashyira sale yerekana filime. Ahantu rero washira ino bizinesi ni ahantu hatari amasale yerekana filime. Ahandi hantu ushobora gushyira sale yerekana filime ni nko mu byaro. Mu byaro usanga ibikorwa byerekana filime bidahaba cyane. Ikindi nanone mu cyaro buriya kugira ngo uzabone abantu bafite amateleviziyo aba ari bake cyane. Rero ku muntu aramutse ahashinze sale yerekana filime mu cyaro, ndakubwiza ukuri yafatisha cyane, kuko buriya mu cyaro ni abantu bakunda filime. Icyo nababwira cyo mushaka igishoro, kuko iyi bizinesi irizewe irunguka. Bizinesi ya kabiri nababwira, muntu wanjye uri kunyumva, iyi bizinesi ni ingenzi, irunguka, ni iya sinakisi. Gucuruza sinakisi birunguka cyane, kuko umuntu ku munsi aba akeneye kurya. Abahanga bemeza yuko 84% by'abatuye isi barya sinakisi ku munsi. Sinakisi rero ni ikintu cyakungura cyane, kandi igishoro ntabwo gihambaye. Icyo nakubwira cyo, shaka igishoro. Niba wumva wakora iyi bizinesi, ugomba kumva yuko iyi bizinesi yanagutunga. Buriya kujya muri bizinesi wumva ko nta kigenda itagutunga, biguca intege. Ugomba kujya muri bizinesi wumva yuko yagutunga ubuzima bwawe bwose. Iyo niyo bizinesi ya nyayo. Apana kwa kuvuga ngo urajya mu turaka twa nica nikize. Ubuzima uba ugomba gushaka ikintu kiri big, kinini, gihambaye, aho gushaka ibiciriritse. Icyo nakubwira,
uyu mushinga wagutunga n'umuryango wawe birashoboka. Tugeze kuri business ya gatatu. Business rero ya gatatu wakora ni ijyanye n'amatungo. Ku bantu bari kunyumva cyangwa bakurikirana iyi channel yacu, baba bari mu byaro cyangwa se ku muntu waba uri muri Kigali gusa afite ibikorwa byo mu cyaro, cyangwa se ku muntu ari we wese wagira amahirwe yo korora. Abantu benshi bumva ko ari ibintu bitakigezweho. Abanyakigali ho ibintu bijyanye no korora ntago babyumva cyane, ntago babyumva neza. Ubworozi rero burunguka. Urugero nk'inkoko, iyo ufite inkoko nziza zitera amagi buri munsi. Hari inkoko zishobora gutera amagi 12 ku munsi, bibaho cyane. Urumva ko harimo agafaranga. Ikindi nakubwira, ku bantu batuye mu byaro cyangwa se abafite amahirwe yo kuba baragiza amatungo mu cyaro, ushobora kugura ingurube. Ni urugero, ushobora kugura ingurube 15,000 y'icyana, ukayorora, yamara gukura ukaba wayigurisha amafaranga arenga 80,000. Ubu iki gihe tugezemo ni amakuru nzi neza 100%, ingurube yakuze ntabwo ijya munsi y'60,000. Ubwo urumva rero korora ni umushinga mwiza wunguka. Umushinga wa kane wakora, nikamubabwire. Gusa ikintu navuga kuri iki, hari abantu bata umwanya bareba amavideos yo kuri YouTube, bareba uko bakorera amafaranga binyuze kuri telefone. Hari abata umwanya babikora, gusa sinabashishikariza gucika intege ngo babivemo, kuko buriya hari abantu benshi batunzwe na social medias. Nibyo kuko bifite umusaruro, kandi buriya ku muntu ufite telefone cyangwa mudasobwa, uba ugomba kubibyaza umusaruro ibyo bintu, kuko buriya buri kintu icyo ari cyo cyose umuntu afite aba agomba kukibyaza umusaruro aho kugira ngo kimuhombye. Za megabyte uri kugura, mitiyu, ibiki, ugomba kubigiramo ikintu bivanamo aho guhomba. So icyo nakubwira kuri iki cyo, hari website cyangwa platform zihemba pe bya nyabyo, zirahari zitari scam. Ngiye icyo nakubwira cyo, wakanda subscribe no kuri notification, kuko nshaka kuzabakorera video ivuga ku bijyanye na platform zihemba zitari scam. Nkababwira n'uburyo wamenya platform iri scam. Ibyo byo nzabibasobanurira. Aha niho iki kiganiro nari nabateguriye kirangiriye. Mbatera inkunga yo gukanda subscribe nanone, tubashe kubonanira mu bindi biganiro bigiye bitandukanye kandi biryoshye. Imana ibane namwe.